Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 88 guhitamo ibyo dusoma. Uburezi nta kindi buri cyo uretse gutegura imbaraga z'umubiri, z'ubwenge n'iz'umwuka kugira ngo zirusheho gukora neza inshingano zose umuntu agira mu buzima. Imbaraga zo kwihangana n'imbaraga z'ubwonko ndetse no gukora kwabwo zigabanywa cyangwa zikongerwa n'uburyo zikoreshwa. Intekerezo zagombye gukoreshwa kuri gahunda ku buryo imbaraga zazo zose zizabasha gutezwa imbere icyarimwe nta rusigaye. Abasore benshi bishimira gusoma ibitabo. Baba bashaka gusoma ikintu cyose bashobora kubona. Ni mutyo bitondera ibyo basoma n'ibyo bumva. Nasobanuriwe ko bari mu kaga gakomeye cyane ko kugenda bangizwa n'ibibi basoma. Satani afite inzira igihumbi zo kubuza amahwemo intekerezo z'urubyiruko. Ntabwo bashobora kubaho n'akanya na gato nta burinzi bafite. Bagomba kuba maso mu ntekerezo zabo kugira ngo batazatembanwa n'ibishuko by'umwanzi. Ingaruka zo gusoma ibintu bibi. Satani azi neza ku rwego rukomeye ko intekerezo zihindurwa n'ibyo zigaburirwa. Ahora ashaka gushora urubyiruko n'abakuze mu gusoma ibitabo by'inkuru, imigani, imihimbano n'ibindi bitabo. Usanga abasoma bene ibyo bitabo basigara batujuje ibyangombwa byo gusohoza inshingano ziri imbere yabo. Barangwa n'imibereho idafite aho ishingiye kandi ntibifuza kurondora mu byanditswe, ariko kurya kuri manu yavuye mu ijuru. Bityo rero intekerezo zari zikeneye gukomezwa zicibwa intege kandi zigatakaza imbaraga zo kwiga ukuri gukomeye gufitanye isano n'inshingano z'umurimo bya Kristo. Uku kuri ni ukuri kwagombye gukomeza ubwenge, kugakangura imitekerereze kandi kugakongeza icyifuzo gikomeye kandi kidakebakeba cyo gushaka kunesha nk'uko Kristo yanesheje abanzi b'iby'umwuka. Yaba ibitabo byinshi byandikwa byatwikwaga, hari icyorezo gikomeye kiri gukora umurimo uteye ubwoba mu ntekerezo n'imitima y'abantu cyahagarikwa. Inkuru zivuga iby'urukundo, imigani, imihimbano ivuga iby'ubupfapfa kandi ikurura intekerezo, ndetse n'ibitabo byitwa ko ari udutabo duto tuvuga inkuru z'iby'iyobokamana, bikaba ari ibitabo aho umwanditsi afata inkuru ashaka kubara akayihuza n'isomo ryigisha imyitwarire ikwiriye. Bene ibyo byose ni umuvumo ku basomyi. Imyumvire yerekeye iyobokamana ishobora rwose kuvangwa n'ubutumwa bw'agatabo kavuga inkuru runaka, ariko akenshi Satani aba yambaye imyambaro nk'iya marayika, yiteguye rwose kuyobya abantu no kubashuka. Nta muntu n'umwe ushikama mu mahame y'ubutungane, nta n'ukingirwa igishuko igihe yisomeye bene ibyo bitabo uko ashatse. Abasoma ibitabo bihimbano babaha intebe ikibi kirimbura iby'umwuka, kigakuraho gukunda gusoma ibyanditswe byera. Gusoma ibyo bitekerezo bitera umuntu gutwarwa mu buryo bubi, bigacogoza intekerezo, bigatuma ubwenge butabasha kuba ingirakamaro, bikabuza ubugingo gusenga kandi bigatuma butabasha gukora iby'umwuka. Imana yahaye benshi mu rubyiruko rwacu ubushobozi buhambaye, ariko kenshi usanga rwagiye ruca intege imbaraga zarwo, rugashyira mu rujijo kandi rukagwabiza ubwenge bwarwo, ku buryo rwamaze imyaka myinshi rudakurira mu buntu cyangwa mu kumenya impamvu zo kwizera kwacu, bitewe n'uko ruhitamo nabi ibyo rusoma. Abategereje kugaruka kwa k'Umukiza kwegereje bakaba bategereje kwa guhinduka gutangaje, ubwo iyi mibiri ipfa izambikwa kudapfa n'ubora ukambikwa kutabora. Bari bakwiriye gukora ibintu bihanitse muri iki gihe cy'imbabazi. Nshuti basore, nimwigenzura ubwanyu uko muhagaze ku byerekeye imbaraga ihindura y'inkuru zisamaje. Mbese nyuma yo gusoma bene izo nkuru mushobora kubumbura Bibiliya maze mugasoma amagambo y'ubugingo mubishishikariye? Mbese ntimubona ko nyuma yo gusoma ibyo musanga igitabo cy'Imana kidateye ubwuzu? Imbaraga ikurura y'izo nkuru zivuga iby'urukundo yibasira intekerezo, ikarimbura ubuzima bwazo, maze igatuma mutabasha guhanga intekerezo zanyu ku kuri kw'ingirakamaro kandi gukomeye kurebana no kugubwa neza kwanyu kw'iteka ryose.
nimwange gusoma ibintu byose by'umwanda kandi mubizibukire mukomeje. Kubisoma ntibizakomeza imbaraga zanyu z'iby'umwuka, ahubwo bizinjiza mu bwenge bwanyu ibitekerezo bizangiza imitekerereze, bibatere kudatekereza cyane kuri Yesu no kudatinda ku nyigisho z'agaciro yigishije. Murinde intekerezo zanyu ikintu cyose gishobora kuzijyana mu cyerekezo kibi. Ntimukazuzuze inkuru z'umwanda zidaha imbaraga ubushobozi bw'ubwenge. Ibitekerezo ni ibyo kurya by'ubwenge. Igitabo gihebuje ibindi. Imiterere y'imibereho y'umuntu mu buryo bwo kwizera igaragarira mu bwoko bw'ibitabo umuntu ahitamo gusoma mu gihe akitse imirimo isanzwe. Kugira ngo umuntu agire intekerezo ziteye neza n'amahame mazima mu byo kwizera, urubyiruko rugomba kubaho rusabana n'Imana binyuze mu ijambo ryayo. Kubwo kwerekana inzira y'agakiza binyuze muri Kristo, Bibiliya niyo muyobozi wacu twerekeza ku buzima buhebuje ubundi. Amateka n'imibereho y'abantu biyikubiyemo biranejeje kuruta ibindi kandi byigisha kuruta ibindi byigeze byandikwa. Abantu intekerezo zabo zitigeze zangizwa no gusoma inkuru z'impimbano bazasanga Bibiliya ari igitabo giteye ubwuzu kuruta ibindi byose. Bibiliya ni igitabo gihebuje ibindi. Niba ukunda ijambo ry'Imana ukaricukumbura igihe cyose ubonye uburyo, kugira ngo ubashe kwakira ubutunzi bukomeye buyirimo kandi ngo uhabwe ikigukwiriye, ngo ubashe gukora imirimo myiza yose, icyo gihe nibwo ubasha kwizera udashidikanya ko Yesu ari kugukurura akakwiyegereza. Ariko gusoma Bibiliya mu buryo bw'amajyejuru nta gahunda wabihaye, udashaka gusobanukirwa isomo Kristo atwigisha ko ukwiriye kugendana n'ibyo agusaba, bene uko gusoma ntiguhagije. Mu ijambo ry'Imana hari ubutunzi bushobora kuvumburwa gusa kubwo gucukura ukimbika cyane mu kirombe cy'ukuri. Ubwenge bwa kamere ntibwemerera ukuri, ariko ubugingo bwahindutse bugira guhinduka gutangaje. Igitabo wasangaga kitanyuraga umuntu mbere bitewe n'uko cyahishuraga ukuri kurwanya umunyabyaha, noneho gihinduka ibyo kurya by'ubugingo, ibyishimo no guhumurizwa kwabwo. Zuba ryo gukiranuka amurika mu mpapuro zera, bityo Mwuka Wera akazivugiramo abwira ubugingo bw'umuntu. Ni mutyo abantu bose bakujije muri bo umwuka wo gukunda gusoma ibintu by'agaciro gake, noneho berekeza intekerezo zabo ku ijambo ry'ukuri ry'ubuhanuzi. Mufate Bibiliya zanyu maze mutangire kwigana ubwuzu inyandiko zera zo mu Isezerano rya Kera n'Isezerano Rishya. Uko mwiga Bibiliya kenshi kandi mubishishikariye, niko izarushaho kubabera nziza, kandi niko muzarushaho kutishimira gusoma iby'agaciro gake. Iki gitabo cy'agaciro gakomeye mucyomatanye n'imitima yanyu, kizabera inshuti n'umuyobozi. Inshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 89, urugero rw'Abanyefeso. Igihe Abanyefeso bahindukaga, bahinduye ingeso zabo n'imigirire yabo. Kubwo gutsindwa n'Umwuka Wera, bakoranye umwete maze bashyira ku mugaragaro ubwiru bwose bw'ubupfumu bwabo. Baraje maze baratura kandi berekana imirimo yabo, ndetse imitima yabo yari yuzuyemo gucishwa bugufi kwera, bitewe n'uko bari bariyeguriye ubupfumu kuri bene ako kageni, ndetse bagaha agaciro gakomeye ibitabo byarimo amabwiriza ya gahunda Satani yatanze. Ahari haratanzwe uburyo bwagombaga gukurikizwa mu gukora iby'ubupfumu. Ubu noneho bari biyemeje gutera umugongo imirimo y'umubi, bityo bazana ibitabo byabo byari bihenze cyane maze babitwikira mu ruhame. Uko niko bagaragaje ko bamaramaje mu guhindukirira Imana. Ibitabo by'Abanyefeso batwitse igihe bahindukiriraga ubutumwa bwiza. Mbere y'icyo gihe barabyishimiraga kandi byabafashaga gutegeka imitima yabo no kuyobora intekerezo zabo. Bagombaga kuba barabigurishije, ariko iyo bagenza batyo, ikibi cyari gukomeza kuba gikwira. Bazinutswe rwose ubwiru bwa Satani, bazinuka iby'ubupfumu kandi banga urunuka ubumenyi bari barakuriyemo. Ndashaka kubaza umusore wamaze kumenya ukuri nti, mbese waba waratwitse ibitabo byawe by'ubupfumu? Ibitabo by'ubupfumu byo muri iki gihe. Ntabwo mbagerekaho ikibi cyari cyarabase Abanyefeso, cyangwa ngo mvuge ko hari ubupfumu mwakoze, ngo habe hari imirimo y'ubushitsi mwagizemo uruhare nk'uko Abanyefeso bari baragenje. Ntabwo tuvuga ko mwakurikiye
ubupfumu no kuragura cyangwa ngo mube mukorana n'imyuka mibi. Ariko se ntabwo mwaba mukorana na nyirabayazana w'ibi byose, mugakorana n'uhimba ubwo bwiru bwose n'ubuhanga bw'ikuzimu? Nimutege amatwi ibyongorerano bya Satani, we mana y'iyi si, umwami w'ingabo z'ahantu ho mu kirere. Mbese aho nimwemeye ibinyoma bye kandi mukaba mwaritanze nk'ibikoresho bye byo gukora umurimo uhuje n'uko mwabagaho mbere y'uko muhinduka? Mbese aho nimwitanze ngo mube ibikoresho bya Satani kandi mu buryo bwagutse? Mbese aho nimwaba mufite imikoranire n'abadayimoni kandi mukaba mufite ibyo mubigiraho mushuka ubugingo bwanyu bwite mutaretse n'ubw'abandi? Mbese ibyerekeye ibitabo by'ubupfumu byo bimeze bite? Mbese ubusanzwe musoma iki? Mbese igihe cyanyu mugikoresha mute? Mbese mwagiye mushaka uko mwiga amateka yera kugira ngo mubashe kumva ijwi ry'Imana rivuganira namwe mu ijambo ryayo? Isi irengewe n'umwuzure w'ibitabo bibiba imbuto z'ubuhakanyi, ubuhemu no guhakana Imana. Kandi ku rwego runaka mwamaze igihe mwiga amasomo mukuye muri ibyo bitabo, kandi ari ibyo bitabo by'ubupfumu. Ibyo bitabo byirukana Imana mu ntekerezo z'umuntu, bityo bigatandukanya ubugingo n'umwungeri nyakuri. Intekerezo zitateguriwe kwakira igitekerezo kizima. Ibitabo mwagiye musoma byateguwe n'abakozi ba Satani kugira ngo biroge intekerezo bizishyiramo inyigisho zateguriwe mu masinagogi ya Satani, bibereke uko mushobora gushyigikira ikibi mwubaha Satani. Mbega uburyo hari ibitabo byinshi byerekeza mu kutizera, bigamije kubuza ubwenge umutekano binyuze mu guteza gushidikanya, ariko mu buryo buhishwe. Satani yahumetse umwuka w'uburozi kuri ibyo bitabo, bityo marayika w'iby'umwuka malariya y'iby'umwuka kandi yica ifata umuntu ubisoma. Mbega uburyo mu isi hari ibitabo byinshi bisomwa bivuga inkuru z'impimbano, byuzuza intekerezo ibinyoma n'ubupfapfa, bityo bigatera abantu kutishimira amagambo y'ukuri no gukiranuka. Uko niko usanga intekerezo zitabasha kwakira ibitekerezo byubaho bibashisha gusesengura ibyanditswe byera ubwitonzi no kwihangana, kuko ibyanditswe ari byo gitabo kikuyobora muri paradizo y'Imana. Hari byinshi byandikwa byerekeye uburyo bwo kugwiza ubutunzi bw'isi, nk'aho ubukungu bw'isi bwabasha kutugurira urwandiko rw'inzira rutujyana mu ijuru. Mbega ibitabo bivuga amateka byanditswe byuzuye ibyo abantu bagezeho mu kwihandagaza no kwigerezaho, kandi imibereho yabo itigera imurika umucyo mu nzira igana mu gihugu gihebuje ibindi. Ibitabo biyobya. Mbega ibitabo byinshi biriho bivuga iby'intambara no kumena amaraso, kandi biyobya urubyiruko. Igihe babisoma, Satani aba ahagaze iruhande kugira ngo abahe umwuka nk'uw'intwari mu ntambara baba basoma, bityo amaraso yabo agashyuhira muri bo, maze bagakangurirwa gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Mbega uburyo hari ibitabo bitabarika byigisha ibibi, bigatera abantu ibyifuzo bibi, kandi bigatera amarangamutima kugurumana, bityo bigateshura umuntu mu bitunganye byose n'ibyera byose. Mumaranye igihe ibitabo byanyu by'ubupfumu, aho ibivugwamo n'amafoto abirimo byahumetswe na wa wundi wari umumarayika ufite ikuzo mu bikari byo mu ijuru. Kumenagura umwuka w'ubupfumu bwa Satani. Ndashaka kubaza nti, mbese ibitabo by'ubupfumu bizatwikwa? Mu isinagogi ya Satani hari ahantu hakurura abantu, aho usanga higishirizwa ubuhehesi n'ubusambanyi ndetse bigahabwa intebe, ariko haba hari umuhamya ubyitegereza, ari we mushyitsi utaboneshwa ijisho, witegereza ibikorerwa mu mwijima. Satani ni we uyoboye amatsinda y'abirasi, abibone n'abahora mu binezeza bivanze n'ibitwenge, kandi ni we nyirabayazana w'ibirori byo kwishimisha. Aba ari aho hantu yiyoberanyije. Ubupfumu buragenda bukorerwa ahadukikije impande zose, kandi isi n'itorero bigerwaho n'imbaraga za wa wundi uzabatera gukora ibintu batigeze barota gukora. Iyaba baramenyeshwaga ibikorwa bazakora, bagatangara cyane nk'uko byabaye kuri Hazayeli, igihe umuhanuzi yamubwiraga uko bizamugendekera mu gihe cyari imbere.
Umugabo, umugore ndetse n'umwana wese utayoborwa n'umwuka w'Imana aba ayoborwa n'ubupfumu bwa Satani, kandi kubw'amagambo ye n'urugero atanga azateshura abandi inzira y'ukuri. Iyo ubuntu buhindura bwa Kristo buri mu mutima, uburakari bukiranuka bwo kwanga ibidatunganye buzafata umuntu bitewe n'uko umunyabyaha yamaze igihe kirekire asuzugura agakiza gakomeye Imana yamuhaye. Bityo yaziyegurira Imana we ubwe, umubiri we, umwuka ndetse n'ubugingo, kandi kubw'ubuntu Imana yamugiriye azitandukanya na Satani nk'uko Abanyefeso babigenje. Azarwanya ubupfumu kandi aca imirongo iheruka yari imuziritse kuri Satani. Azava iruhande rw'ibendera ry'umwami w'umwijima maze ajye munsi y'ibendera risizwe amaraso y'igikomangoma Emmanuel. Azatwika ibitabo by'ubupfumu.